mugabane wa mupuci ariko mawe usubije kubona ko nzabona murabona ko mwakishika kwaka zero kwicaye Urabona zero koko akasha nawe ntugakabye ko bagibwiye ibintu ese ko numva ufata nkaho ari njye wakopuye gusa kandi nawe ikaye wariyagamo ukatandatu mubaza shana kuri ntabwo mbizi sinzi pe ako shabesti ntuzi ukuntu mama yarabwiye uncle wanjye agiye gushaka undi mukozi nkabyanga wazaje mani nurenze iki cyumweru kuwa gatandatu bazashaka undi mukozi Umutamba udupfukamunwa neza. Ambara udupfukamunwa. Ambara sha. Utabishaka asubira iwawe. ntacyo uri Ambara batuze mbasati kandi mugende muhite mukaraba. nta kibazo ufite kuva ryari se ureba amatamba apfukamunwa Ambara agapfukamunwa niba utabishaka isubirire. ibyo nusago bibaho Zamura neza. umva se ntabwo se ushinzwe Ahubwo winyegera. Winyegera. Ambara agapfukamunwa. Ntabwo nicyo nshinzwe. ko nakuze Okay, noneho ambara agapfukamunwa winjire mu kigo cyangwa se usubire. njye nakubajije ushinzwe iki ko nakuze Ntabwo ndimo ndasera nawe wa muhungu. Njye ndi mu kazi kanjye ambara agapfukamunwa. ndakaguhaye ndaguhaka Ntabwo ndimo ndasera nawe. Usubirayo cyangwa ukamba. baza kubinsobanura neza Nawe je kandi unakara. Undi mu mwana cyerewe. Kundi ubwo mwebwe muriga mugapfa. Abanyeshuri mutuze twige ku ijambo ry'Imana. Ndabona mwarimu yatinze kuza, ashobora kutaza. Urabona nta n'ikintu yaduhaye nibura ngo dufate note cyangwa niba ari amaguru kwaka tube dukora. Ubu muri aka kanya rero yari ataraza, nari nicaye hariya mu ntebe yanjye ndi kwisomera akabibiliya. Ijambo ry'Imana hano riramfasha cyane, ndavuga ni ntabwo ryamfasha njyenyine nigana n'abavandimwe n'abakozi b'Imana n'iki. Ndavuga reka namwe ndibasangize ubundi tugende duharura inzira ijya mu ijuru gake gake. Ijambo ry'Imana turarisanga muri Zaburi 35 turahera ku murongo waho wa mbere tugere nko ku wa gatatu. Uwiteka burana n'abamburanye, rwana n'abandwanya, enda ingabo ino nini uhagurukire kuntabara. Aho ngaho ni kugera ku murongo wa kabiri. Ninde muntu ubasha kumva iryo jambo aho ngaho? Aha ngaha Imana iratubwira ngo, Imana iravuga ngo rwanya abandwanya. Good morning class. Good morning teacher.
so uri kwigisha ikira kwigisha ijambo ry'Imana cyiza cyane ujye mwigisha ujye musangira ijambo ry'Imana amakuru y'iminsi iki nararwaye ntabwo ngize gusura nta n'ugize amamagara ntibazanye muzifite murambeshye pasiteri yabitubwiye nyine ku bw'izo mpamvu uburyo mumbeshye kandi bazi ijambo ry'Imana tujya gukora kuri izi silence ngo aha tujya kwiga okay no reka tubaze duhaye tubigenze gute abemera gukora ku isi ni bande bazamura ikiganza tubonye batatu abatayemera ni bande reka dukomeze tujya kwiga question tag nta kibazo ko mudashaka kwiga byagenze guhanagurira ikibaho sorry but excuse me reka nitaba hano oya nta kibazo aka ngo buri kwiga buri gihe bikomeye cyane wigize gakayi nawe ega no mu ishuri n'ijya uyoboye ntabwo byagutungura rero nyine nashakaga suruka se wamutica nyine rwego wari uri kutwigisha umusohotse se ndamubona fresh nyine shaho uramutica nyine iki n'iki abirimo neza reka genda nawe si ibyo bintu ujya ubigenderamo none se kubigenderamo bisaba iki onkara nabonye ari umwana mwiza nawe warabibonye ni mbogari cyane ni mwiza afite amafaranga akora narameze nk'umushuga dadi ngo nabonye ameze nka shuga dadi bite bya mwana none se onkara nyine shuga dadi gute ako se ntugahita urakara narindi kuburaga ntabwo ari ukurakara ujya umenya gutera burage na burage kara ntariba ariko marakoraga ari umushuga dadi cyane gusa n'umwana mwiza byo ariko nturakarira nta kibazo none se ubabonye hameze gute hariya shani sawa ako se mwa buriya we azampemba ngahe we muzivuganira se mwahuye muzivuganira muganire n'iby'akazi uzakora ariko nusumva uzapfa gutangira gushya si ugucuruza se biriya gusa nta kibazo muzana mubyivuganire ese ibyanjye byarangiye kuko nashaka kuguhuza nawe gusa nyine mukamenyana ushobora urazambwira ariko muri warakoze pe umwana mwiza shanari bibaye nawe nta kibazo uzagize ugenda uzanamumenya nyine ni inshuti nziza cyane uzana inshuti shama si nukuri biriya nzakubwira ukuntu bizagenda use tica mwabiciringa bikavamo tica ejo bundi narangije utese ko atari gutangira oya tica nanamubwira tica tuza ntabwo birenze tica se si umuntu usanzwe nawe ejo bundi ntege nibwo arangije wasanga yifitiye umwana uri aho wasana oya niyo yaba amufite se gukundana nawe afite umwana bitwaye nta n'ibirenze bakugira uwa kabiri kagashene se wakamenyereye oya nawe agashene urakabiri isuku igiye kungira nka abantu uzi bandi twigana mani ese ubwo connection uzayibona ute ko mbabona oya njyewe nitugaruka muri lasi nzaza mfite ubunamba bwe kumva uzabukura se wamubare uzi abantu bose mvugana nawe nzagenda n'ingiye niba na ngombwa nzamwishyuturira mubwira ati profe wowe none ugiye gukora ubushakashatsi ushaka nimero za tica niba na ngombwa nzagenda mubwira ati profe we nkubita ubunamba bwawe nyine mubwira ngo nshaka kwiga unyereza ibintu kuri tsapu ari ukumubeshya nyine ko ari gushaka kwiga noneho we abumba azi ngo ni wa mwana w'umukobwa ushaje mpite mwinjira gutya reka ngere ikintu cya mbere ni ikaye so wagiye wiga ukava mu ibyo bintu byo kwiga ubu tica araza ukirirwa umureba uburyo ari ibogare nkaho ukurikirana ntuzi no kuyibura ahubwo nasigaye nawe nzatwara we n'ubushize hanze no kumukoza ubwo si ukubaza mva no hejuru kuko nasigaye nawe bazajyana uno
tica Claudine yambwiye ngo ntabwo ari bwaze kubera ko twatsinzwe kwizi ngo tugomba gusubiramo amasomo. turamushimiye ku bw'igitekerezo cyawe. Murakoze. Murakoze rwose. natwe twashakaga kwiga. Dusubiremo amasomo. Amasomo si ubwo ni ngombwa. utabikora se Ujya kubwira wawe n'umugabo aza kwigisha. Umunsi ntabwiga buhari. inshuti yo mu bandi bwiyana Umunsi nari ututabwira ngo yandusha. Ugomba no kugacishamo kuganira n'abandi bana. kuganira muri bureke cyo kuganira ariko n'ibibazo tugomba nyine kwiga None se nshaka ko uzajya usobanurira imibare hari ikibazo? nta kibazo kabisa Okay, merci. Wampaye nimero yawe. na telefone Yego. ukayikoresha iki Tuganira just gusa. kwirirwana ku ishuri Ariko burya no ngomba no kubaza niba wageze mu rugo cyangwa se no mu rugo uko bimeze. Yarumva ntabwo nimero nawe icyo gikoresha. ubuye ngo kugera cyakoze cyo nituba tutakigana nzazigura Bayizi. none se ko twigana turirirwana umunsi ku wundi use nimero yaba ari yizi Nakundi nyine uteye indobo kwihangana. ntabwo muteye indobo ubifate nk'aho uteye indobo nyine turi kugomba Uragende none se ubwo nimba nta nimero yawe urumva hari icyo utambwiye koko. ziba zikeneye wenda nk'abantu umuntu bamudaherukana ariko se turirirwana muri karasi imwe umunsi wose ukarangira Ariko ntabirenze. Ya, nta kibazo ntakundi. nizere ko bitakubabaje ariko Urabyumva nawe ntabwo byanshimisha. birakubabaje nta kibazo nzazigura rwose Yes. utari kwinjira undi munsi utaruzi Ejo. ejo kari vuba ahubwo nta kibazo uzanyibutse Samu meze bite se shaza nawe umaze kumenyera convention high school rero ko mbona ubyimba se nk'umuntu wariye cya gihaza cya watermelon Ndamani mvi ruhande. nge ambara agapfukamunwa mane umuntu uri kuri gate yashyiramo mane Mbandi genye. kambare mane uba uri wenyine se ugiye ufungurira abataje Wanyishyura amafaranga yanyu. amaki Amafaranga yanyu. ujya ubanza utegereze wumve ikintu umuntu akubwira ese ubona ngende umuntu mubi umukire hano muri convention high school ahubwo umva ukuntu bimeze ubundi za wagarukiye mu wakangahe Byandashaye iby'amashuri se ndacyabyuka. nese utabyibuka poropoza noneho Cyakuzamika none. mu Mu kabiri. mu wa kabiri segonderi Shamba bara primaire. rese hano bagoye akazi gute waruntu we utazi no gusoma Akazi k'ubuzamu se gasaba gusoma. none se katurebe none ibi bakwandikiye ariko ndabona ngo ni ba Donata nanikiye kane kirimo numva nkubwire ukuntu bimeze ukumva njye sindi umuntu mwiza ngiye kuremera urukumva nk'uho ubwenge utakuye ku ishuri urabyemera Byanda. akira agapfunsi niba ubyemera Uburyo wanyigisha icyongereza? njyewe nushaka umbwire nkwigishe n'iki n'ikiratini urukumva Ntabwo nabyemera. none nkabanya kuvuga icyongereza. noneho bakajya banagukurira amasari dutangire Ngaho mbwira ni gute bavuga? ehe Ni gute bavuga ngo ndi umuzamu mwiza? uri umuzamu mwiza akira ako kantu nakize umva uzi ukuntu uzajya uvuga urabona nk'abayobozi bashobora kuza bakavuga ati zamu bimeze bite ushaka kuvuga ati ngende umuzamu mwiza urukumva Ako niko nshaka kumenya konye. ujye uhita ubwira umuyobozi unishimye cyane I'm stupid Amucyukiri. amva ngo hase nkawe ngo stupid I'm stupid Amucyukiri. none kankubwira ngiye kugenda nzana igitabo ndajya nkwandikira turajya tuvuga icyongereza nyandike mu kinyarwanda Ndumva bikomeye. ntabwo bikomeye okay akira agapfunsi reka nkwereke ukuntu ngewe ndazana urupapuro ariko umenye ya mafaranga ko ntabwo ngiye kukwigisha gutyo gusa sibyo ndaje nzana urupapuro Sawa turi kumwe. ese
bimeze bite neza wahimbazwa amakuru ni meza ese ngo musobanurire jogara oya ntabwo njya kwiga ahubwo nari nje kuvuga kuri bya bintu kare wari urimo byari ubwiriza wafashijwe numvaga twahindura uriya murongo rero wasomye wo muri zaburi 35 uvuga ngo abantu nyine muri make nyine bavuga ukuntu abantu bagomba kuva mu byaha nyine Imana izababera inkoni uriya murongo ni mwiza cyane uriya murongo buriya si wowe gusa ujya ufasha ahubwo ukunda gufasha abantu benshi cyane rwose cyane ahantu uriya murongo buriya nanjye ujya umfasha kuva nkiri muto uriya murongo uramufasha cyane ariko buriya numvaga mfite agatekerezo reba nk'uku nyine mu kigo hano ku ishuri nk'uku turi mu bihe byanjye tugafata tugashinga agakorari ka convention high school mu kigo wawu noneho twamara kugashinga nk'uku turi mu bihe byanjye hakagira abanyeshuri dufasha bagahinduka n'abatahinduka ngo byerurwe nyine ko bahindutse neza gusa hakaba nyine akantu kagabanuka ku ngeso mbi bari bafite nubwo kana atari ko tujya dufata nko buri wa gatatu uretse gato ujye mu ako gatekerezo ni wowe wenyine wagatekereje cyangwa hari abandi bantu babikugiriyemo inama oya ni njye nyine wagatekereje kandi nafashwe ko numva utekereza neza nk'uko wa gatatu aho kugira ngo dutahe saa sita tugashinga akantu k'agakorari tugasoma yo brongo bimeze gute ariko ni iki ako si ibi bintu byo guhora wiramburirwa amakayi ibi bintu noneho bizavamo none byatugezayo imana reka bro tugomba no kunyuzamo tukiga cyangwa uri murereka babajama kuko wiga nagira niyereka batipe ko ndi kadage ahubwo ibyo ngibyo byorera ahubwo uzi nkuru nkuzaniye karabutaka nasohoye umuzigo hakinwe noneho ntabwo muri bunye nasohoye umuzigo ingoma bayita nihe ariko si ya Betray ni yanjye reka ntabwo nashishuye uzi ibyana birimo noneho wowe producer yanjye yandemeye noneho nabonye no mu manager urumva ahita azana ibyana bifite za kwete zishegera urumva zuzuye amazi imana urumva uzi nuyibona uzahita uvuga ko noneho biriya biciruma urumva bigira akamaro bikwinjiriza binyankweke umuzigo wa dani umva se nyine ahubwo wowe hari ibintu bindi byari binzanye byanteye ikibazo mana ngubu uko ndeba ndimo ndatitira n'amaguru byose n'amaboko ngo wigizo ngo bamufashe ngo bamufatana n'ikibaba ngo rimara karenga biriya nkuru wayumvisha cyane ntabwo wayumvisha biriya bintu ngiye byanteye ubwoba base bweshye ubu nibwo business yajya yatangira ubu ngubu uzaza ukora muri class 1 hanyuma umujama wanjye Cedro akora muri class 2 Cedric uzakora muri class 2 hayi nka none uwo mujamana nazi se none man business utangiye kwizanamo izindi cakarafu man uri ready yuko wakora mu maclass abiri cyarimo man njye wizana ibintu byanuza man uzana ibintu by'iki niki uzana abantu ba fake man ushaka ko bafunga man imburagiye ngapfa imburagiye man aba wingizo bari bamufashe so kubera akora wenyine none so kurumva nukora wenyine bakagufata ubu ngubu wowe ugiye kujya ukora muri class 1 hanyuma umujama wanjye akore muri class 2 ubu ngubu nibwo operation face mask igiye kuba yatangira kuki